nyine umuntu utera tatu ndetse urumva ari iki umutezi wa tatu okay cyo cyakuzanye kuntuka twikomereze Muganugo kana reba ira video abantu batanye gupostinga yangwino ndeyo n'umugabo we Sabrama ko akoresha ikiganiro naga ari tatu murabona bibagisha ngo amada bibagisha ngo ibibunonga bibagisha ngo amabere nyine nzatwara Kagame niba ko nzatwara Kagame karwara moro hanyuma si yamubuze bigenda ese ubu kuki n'abantu bakibirwara byabibona ngo nutudege ngo ni mana abantu barabirwara ahubwo ntabwo tukibibona no ubuzima bwarakomeye abantu umuntu ari busy ari gushaka ibiceri sibyo ntago ari byo kuvuga ngo umuhungu runaka yambabaje ngo umukobwa runaka abantu sose barimo gukundana basabe bayago bande bose uri umutezi wa tatu ndo mutezi uri umutezi wa tatu ari umukobwa banzaniye bajya batera tatuwaje kuri sex ku gitsina Hello ladies and gentlemen, this is serious as usual guys. We love you so much. Turabakunda tuwaza ku mutima nkuko nabibabwiye rero ni Saneza TV show mamuri kumwe nanjye ndetse na boss wanjye nguzanye ni calligraphe. Ibyo bintu bya calligraphe narabyanze. Ni calligraphe. Ibyo bintu bya calligraphe ni izina. Calligraphe Jones. Wasanga akunda Calligraphe Jones. Habaho umuntu witwa gutyo. Okay, ni Saneza TV show ibuka gukora subscribe, share and comment kugira ngo udacikwa n'ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi. Rero munabizi neza ko kuri Saneza turi kumwe n'abantu basa neza gusa. N'abantu basa neza mu bitekerezo n'inyuma hano hose. Narabibabwiye ko ubwo umunsi nzabategwa muzababariye nanjye sago nzabanza ikintu cyabiteye. Ariko uyu munsi kuri kamera za Saneza TV show reka twakira umuntu turi kumwe atangira twibwira. Karibu kuri Saneza TV show. Urakoze cyane. Umeze neza? Meze bon, nari ndashima Imana. Bashima Imana. Yeah. Tangira rero twibwira. Amazina ni Shema Tatu. Shema Tatu ni umunyarwanda. Yeah. Ungira ngo ukivuga Shema Tatu umuntu ahita yumva ko harimo tatuwaje. Yeah. Ni umuntu ufite tatuwaje nyinshi cyangwa nuzikora? Byose uzikora uzifite ni urimo kuvuga ubu ngo. Okay. Hanyuma rero Shema Tatu ubundi Shema hari umuntu ejo bundi wanyuriyemo akana arambwira ngo Shema ngo kera ngo yakoreraga mu ntara. None ngo basigaye akorera i Kigali. Niko yambwiye twa twibereye ahantu i Rubavu ndabyibuka. Noneho naje ndamubwira ubwo twe tumo dutambika ahantu i Rubavu. Naje ngo hano ngo niho ngo Shema Tatu yakoreraga. Avuga se. Gisenyi nigeze kugira branch. Ngirayo na guest house. Yes, niyo mpamvu yavuze gutyo ariko ntabwo nigeze nkora mu ntara. Gisenyi najyagayo ari nka tuwa nakoze ari nka weekend nkajya gukorera nk'abantu bariyo. No ngiye mu kazi. Ngiye nko gukora nk'abantu bari ku Gisenyi cyangwa si Goma. Ndagaruka ariko muri weekend ntabwo nigeze makorera ntabwo ngo ndahaguma. No, nabaga nateguye nk'abantu bari ku Gisenyi cyangwa si Goma nkabakorera nkagaruka i Kigali. Kuki atari Nyagatare cyangwa muri Byumba ahantu hose njya iyo mvuye hano i Kigali ahantu nta hantu ntashobora kuba najya njya ahantu hari abantu benshi bishyize hamwe bamamagaye sibyo banyishyuye neza nibwo mbona kugenda ntabwo ari kuvuga ngo Gisenyi cyangwa nko Igoma na Gisenyi n'ubu hari abantu nyine babashaga kuba banyishyura uko ngiye mbishaka nagenda n'undi wese wabikora nagenda naribi. Okay. No kuvuga ngo abantu bose hano biterwa n'ahantu baherereye bashaka kugwama ahantu hose usurika bisapfa ko bari kwisi hagerwa ahantu hamwe ntajya kabisa. Ubuse Satana kubwiye ngo arashaka gukoresha tatu wajyayo ari bwishyure baravuze gabikuzi ari bwishyure gabikuzi uzajyayo ukagaruka none se nyine kumva ko naba nzagaruka kumva ko naba nzagaruka ugiye akagufatirana tuzaguma hano ntago yanshoboza iki se ani Gikaritasi ntago yanshoboza tatu nuje ibyo kwiyemera uramutinya Satani so ani Gikaritasi nicyo gukangata nicyo kubesha uramwe hose wahagera nise nekereza none nzi ko nta kintu yanwa ari abantu bajye bambwira ngo baragenda ngo baca mu mazi ngo bakazana n'amafaranga amenye basi bahandangiye izo nzira bazazituranya natwe tukajya oya barambwiye ngo banyura mu nyanja iyo nyanja se yitwa nguki abantu baba babeshya ibyo ntago bibaho uzi abakene bari ku isi kuno bangana nukuvuga ngo
umva mwaganyije se mani twikora ikiganiro musoke mujye hanze mba mushaka kugira so kujya hanze urumva so gato nyine na kari kaciye it's okay ni kuvuga ngo abakene bose bari ku isi iyo uwo satani bavuga iyo aza kuba afite ubushobozi bwo gutanga ubwo bukire nta mukene ari kuba uri ku isi kuko sinekeza ko hari umuntu n'umwe kuri ino si wishimira kuba mu buzima bubi cyangwa se mu bukene amafaranga araryoha nta muntu utabizi iyo ufite amafaranga njye wanjya ntabwo njya numvikana n'abantu bavuga ngo amafaranga nagatanga byose sibyo nagatanga byose nibyo sibyo ese ibyo byose uzabibona gute ko ntayo ufite ariko atanga byinshi mani ibyo byinshi nibyo bivamo byose sibyo ikindi amafaranga kuba uyafite ntago nyine bigomba kuguhindura uwo uriwe ko hari abantu se bagiye bavuga ngo urukungu habaho n'urukundo rwa nyarwo ngo ku buryo ibintu by'amafaranga nta kintu bivuze urukundo rwa nyarwo uzugwa rwo saa sita na nimugoroba ugiye kurya urugira saa sita na nimugoroba ugiye kurya ku biryo ugiye kurya urukundo rwa nyarwo ruba ku biryo shema wabumbeshye kubera ko hari umuntu ukunda umuntu akarwara muru kubera akarwara muru hanyuma si yamubuze bigenda ese ubu kuki nta bantu bakibirwara byabibona ngo nutudege ngo ni mana abantu barabirwara ahubwo ntabwo tukibibona no ubuzima bwarakomeye umuntu ari bize ari gushaka ibiceri sibyo ntabwo ari byo kuvuga ngo umuhungu runaka yambabaje ngo umukobwa runaka ujya bikukera ukuntu abahanzi bajyaga bakora ibitaramo abana bakabaririra se sasa ibyo bitaramo ntabwo bikorwa ashobora hari uwarizi Rubavu aririra Bruce Melody hanyuma nyuma yo kumurira zira ni drama oya sha ariko shema reka nkubwire hari ibintu biba biri seriya mu marangamutima ikintu narwanyije rumva kuba mu rukundo rwa nyarwo rubaho serious ntago rubaho shema warakomeretse no, baratubwiye ngo iyo umuntu ngabona yuko nta rukundo rwa nyarwo ruhari aba afite ibikomere no nta bikomere nose reka manze nkubaze tujye ku bintu wenda by'abakobwa n'abahungu cyangwa se abagabo n'abagore sibyo ukunda umuntu uyu munsi ugasara ukisaza kubwo niba wisajije urumva ugashyuha iki n'ibiki bigashya mwamara gutandukana cyangwa se hagira nk'akantu kabaho gato mu gashwana bikaba ngombwa ko mutari busubirane muri butandukane burundu ejo hazaza undi nawe umusarire kwa kundi sibyo nta kintu cyahindutse hahindutse amazina y'abantu n'abantu gusa habaho umuntu udahinduka shema habaho umuntu uza nko mu buzima bwawe sibyo nubwo haza abantu igihumba bakaba batamusimbura urumva ntabwo nabo bandi ntabwo bizababuza kuza bazaza sibyo nabo uzabakira none se wa wundi bizaba byagenze gute bizaba wamwanze se ahubwo tubyibagirwa byose urumva ugakomeza ubuzima n'ibihari bishatse kuvuga yuko kuba umuntu akubwiye ko agukunda ubu ubizi neza ko hari undi akunda bizaba expired sibyo none se kugeza kuri ino saha sibyo guhera ku myaka 18 yawe sibyo imyaka 18 yaje nyine aho wemereye gukundana gihe wari wemereye gukundana nta muntu ubukuvugiza induru sibyo uribuka umuhungu mwakundanye bwa mbere umuhungu mwakundanye bwa mbere ndamwibuka sirera gusajije oya nubu aracyansaza muri kumwe nawamusimbura muri kumwe muri kumwe arya buriya turi kumwe kandi nawamusimbura ni gute kandi uko uvuga ko nawamusimbura oya kubera uzutumye nikaniritse ko byo gusa no kubivuga ubikuye kure cyane si ibintu ngo ibyo bintu man ni amayemoso twebwe tugira ariko tugira mu ruhare no kuyarangiza no ubigira mu ruhare bivuga ngo urukundo ruba expired mu gihe kingana gute shema gihe runaka nta n'icyuzi ndasha ushaka no gutangira umunsi ejo mukabivamo ni ibintu bisanzwe cyane nta rukundo noneho rukiramo rubaho nta rukundo rubaho mani urukundo dufite ni urw'amafaranga sibyo gushaka ubuzima gushaka iki hari umuntu utareba ku mafaranga akaba avuga ati umuntu namukunze shema twigarukire mu kazi uri umutezi wa tatu ndi umutezi uri umutezi wa tatu ari umukobwa banzaniye
nabyumvise komeza n'ibindi biracyaza twikomereze okay utera 3 uri umutezi wa 3 nyene nicyo bishatse ase si ibyo ndi kuvuga si byo ndi umwartiste wa 3 nago ndi umutezi icyo ni icyongereza mu kinyarwanda mu kinyarwanda nta kibazo ngavuga mu kinyarwanda ukuntu wabivuga nyine wabivuze ndi umutezi nta kibazo nabyemera wa 3 okay nagarushaka kunderanya n'abandi yabwo wowe wabirangije witaranyije nabo nyine umuntu utera 3 ndetse urumva ari iki umutezi wa 3 okay cyo cyakuzanye kuntuka twikomereze oya nago ngututse ako sibaranye gututse gute umuntu ukora 3 nyine okay umukozi wa 3 umuntu ukora 3 apana umukozi wa 3 okay dukomereza hanyuma Shema hari amatatuwaje agiye atandukanye twagiye tubona sorry hari ayo mu menyo hari abangibi bishushanyaho ariko hari ibihuha bitandukanye bibiza kuri 3 byinshi cyane ku buryo umuntu akubwira ati kwiteza 3 bitera kanseri kwiteza 3 bituma ngo udatanga amaraso ni byinshi twumvishije abantu bari harahanze hari n'abandi bari bwandike muri comment batubwira ibyo bihuha bumvishe kuri tatouage hanyuma Shema gufata umwanzuro wo kwinjira mu gutera 3 ku mibiri y'abantu ibyo bihuha wari warabanje kubyumvaho cyangwa wabanje kubyirengagiza urakomeza cyangwa nta nibyo wumvishije cyangwa wabanje kwiga urugero naguha ikintu cyose ugiye gukora biragoye ko ushaka kubona abantu bari kukivugaho neza ngo nicyo kizima sibyo kandi ngiye ukuntu meze ikintu abantu batabona amahirwe cyangwa se ikintu abantu ubona ko kitakunda nyine kitari abantu benshi bose batinye ngiye nicyo ndeba sibyo njya kujya mu boro bya 3 sha ewe na famille yanjye inshuti zanjye sibyo abantu tuziranye bambwiraga ariko nyine bitakunda bitashoboka sibyo ariko ngewe siko nabibonaga anandi kuntu abantu bakomeza kuvugira ibintu byinshi uko bavuga ibintu byinshi naho ukagenda wumva koko ari byo nicyo bita ibicantege ariko ngewe ntabwo byize binkoraho cyane sibyo baravugaga bati 3 mu Rwanda ni bande bakoresha 3 ese tuvuge ko bahari ninde muntu uzakurengereza 5,000 nabiguhabwo ejo azagaruka se uzababona se bizagenda gute kandi kanya ngumva koko nibyo ariko ndavuga ati ibintu ngomba kubijyamo kuko nabonaga ko nta bandi bantu navuga ko bari bahari babikora ku rwego ruri hejuru cyangwa se buryo uwo mwuga umuntu uri mu gihugu ari umenye ko nyine no mu Rwanda ibyo bintu bikorwa so niko kuntu nabigiyemo ubu biyinjiyemo urabikoze utitaye ku by'abantu bavuga ngiye mbaho mu buzima buri positive gusa negativite muri nge shaba ari nkeya abantu babanzi barabizi sibyo nubango ngewe mbanza kwirema ko muko ikintu gishoboka sibyo nubwo cyatinda ngiye ibintu byanjye byinshi bikunze gutinda sibyo umuntu kubikora byagiramo hagati kuko nyine hari karite y'ikintu mba nshaka nabona bitema birakunda ntago ndwana cyangwa se mba mpagaritse ariko bitavuze ngo ndabiretse burundu noneho nyuma namara kubona nyine bimaze kujya ku murongo kuko nta muntu mba ndi muri competition nawe competition ni ngewe ubifite ku giti cyane nta muntu ngiye njyamangana nawe no mu buzima busanzwe nta muntu ngiye njyamangana nawe mpangana nanjye sibyo ese ibintu ndimo ndakora nabitangiye gute bigomba kugera iyo niyo competition yine gusa mba mfite sibyo sindeba ngo kanaka yakoze ibi sindaka kanaka yavuze ibi ese yageze kuri ibi yes niwe inzira zanjye nize biratandukanye nanjye mfite icyo nshaka kugeraho yes urakoze cyane kuvuga ngo nta rucantege wigeze ugira n'uwo rwabaye ntago wabyitaye waravuze uti reka baranyanze baransha bagira gute ariko ubu ngubu nakubwira ko ari bo bantu banjye none sasa nibo bantu bari proud ya Shema 3 sibyo mbere bavuga ko ngiye kujya mu bintu by'uburara ngiye kubikirara ngiye mu biki sibyo ibyo bintu ntago bizagutunga jya kwiga ibi nibi yo masiyanse ibintu nk'ibyo biza ababyeyi bacu sibyo cyangwa se na societe tubayemo Shema umaze gufata umwanzuro rero gutangira gukora 3 ndifuza kubanza kumenya mbere utaratekereza kuri tatouage gukora tatouage umva guzabiki umva guzakora iki ushobora ko waragiye mu ishuka mu bigira ibi ngibi ngewe nkiri n'umwana numvaga ko ikintu nzakora nzatwara Kagame numvaga ko nzatwara Kagame mu modoka uzaba umushoferi uzaba umushoferi nyine wa Kagame kuko
namenye imodoka ndi umwana, namenye imodoka ndi muto niga mu gatatu primaire, imodoka na moto nibwo namenye ko nakundaga kujya abantu bazi kuri Yanza hirya Nyabugogo, ni ukuvuga ngo wavugiye muri Kigali. urumva nyuma ariko twaje kuza kuhava, ariko ibyo n'ibindi. So ko kundi abana biba amafaranga iwabo, ngiye nibaga amafaranga njya kwiga imodoka na moto. Kwa kundi mbona imodoka zitwayikagamo izinyuraho, nkabona ni ibintu birenze, nkavuga ni namutwara mu modoka nzagenda imbere kuri za moto zigenda imbere. urumva nyine numvaga ari zo nzozi, ariko nyuma biza kuza kurangira kwa kundi umwana barimo gukura ikigenda jya mu tundi tuntu, nkumva nzakina foot nanayikunda cyane, ejo bikavamo nkumva nzatwara igare, ejo bikavamo none maze gukura kwa kundi umuntu abagiye segonderi, nkunda ikintu cyitwa ICT, computer. iragenda imbere nk'ikiyobyabwenge, numvaga nzaba umu ethical hacker, bano barwanya abahaka bandi. Sibyo nkumva nene nzafate nka Beneri cyangwa se iki ndwanye sasa abo bahaka, numvaga nyine kindi ku mutima, ndanabyiga niga computer science. Ariko nyuma y'ishuri ubuzima buguha choice ibindi bintu, sibyo namaze ubuzima bw'ishuri bwararangiye, nisanga none sasa nagiye kubaninga. urumva ibazo ize computer zikuzaba umuntu urenze, sasa ugiye kubaninga bitewe n'ikintu ubuzima bikavaho kwa kundi muje nabarimo gushaka udufaranga, ibyo bikanga ukajya mu kiyede, nshakisha utuntu twinshi. Nyuma nibwo naje kuvuga kuko ibi bya tatu abikoraga nyine n'umwana niga segonderi mu wa mbere mu wa kabiri, abana twiganaga ibyo byo kwishushanyaho bashushanyagaho muri classe, urumva nirirwa gushushanya ku ntebe muri classe tuntu nk'utwo. Nyuma nko muri covid iri gutangira, nibwo nari maze kuraburiza ibyo nakoraga, akazi nakoraga karanze byose, urumva wakoraga ikishema, narabaningaga nabivuze, narabaningaga street ano City Plaza, sibyo bimaze kwanga enda bwakora kano narinzi kera sinakuntu nakwihugura. urumva ngombwa ko njya Kenya ndihugura, ndagaruka. Mu kugaruka mu bihe bya covid ari umu boss twa Jordan akorera muri Chic, ndanamushimira cyane, ndamwegera, ariko ntabwo nyine ntabwo mbonaga mu bushobozi. Ariko ikintu mushimira cyane nyine yampaye amahirwe yo gusohora ikintu cyari kindimo muri njyewe. Turakorana, dutangira dukorana ndi nk'umukomisiyoneri we, mushakira abakiriya, muzanira abakiriya, ariko nanjye ndaho, sibyo ndeba bakora bate, bigenda gute, ese umuntu ya approaching umukiriya gute, urumva ese niba hari nk'akabazo bijyanye n'umukiriya ubasha kugahandoringa gute. Ibyo kwa kundi bigenda bizamuka, ndagenda menya kuvugana n'abantu, ndagenda menya kuganiriza abantu, experience igenda iza, nanjye ndimo ndakora. Sasa nisanga babantu banje batarimo bashaka kumvaho, bashaka ko ari wowe uzajya bakorera buri gihe. ugasanga muri company ni company nini kabisa, studio nini iyo muri Chic ndayizi. Ugasanga abantu baje bice gutyo mu ntebe ndimo ndakorera umuntu, banze ko ndi umuntu bakorera ni ngiye bategereje. Sibyo urumva ivyo bintu hari ukuntu ushaka kuba umuntu utakureba neza, ntago babifata neza. Nibwo izina shema tatugiye ritangiye kuzamuka ibiki. So nyuma hazamo kutumvikana bijyanye n'amafaranga umuntu ahembwa n'ibyo akora nk'umuntu bisanzwe. Ntago ndabyumva. Ndamusezerera ngewe azana indi contrat y'undi mwaka urimo tugiye mu mwaka 2021. Ndi no 2022 ndi contrat ngomba kumusinyira, no nago bikunda. Amaze gufata umwanzuro yuko ngiye ngiye kujya kwikorera. Ariko nibyo kubwira ni bya bintu ubu ubona ko nawe ubwawe hago bihari. Mvuye muri company ikomeye ngiye kwikorera, ese bizakunda? Sasa ngo nigutanye kumva nandi majwi sasa akomeye akubwira guma hariya nago bizakunda, nubura bakira bizagenda gute? Gutangira kwikorera biravuna. I know. Ariko ubwo muri icyo gihe nakoraga ndi muri iyo company, amafaranga yose sinabonaga, ntago ngende umuntu ukundira. Nahitaga nguramo ibikoresho. Ibi byose urimo kubona, bino bitanda byose urimo kubona byaguzwe icyo gihe. Urumva hajya mu bindi nyuma, ariko naguraga igikoresho njya kugipakira mu rugo iwanjye mu kageto nabagamo. Kwinjira iwanjye gufungura ngo winjire mu nzu byabaga ari ibibazo. Kuko hari apakiyemo ibikoresho. Wari upakiyemo ibikoresho byawe. Iki nabona udufaranga nkada ntume igikoresho. Ukagura igikoresho. Ntazige nzakorera. Ntazige nzatangira gukora ko nyine numva ko buri nge birimo.
nyuma tangira kwikorera nangira muri downtown nza kuyivamo nibwo naje hano. Yeah. ubu ngubu ntago twatinya kuvuga ko umaze gutera imbere ntabwo ukurikije birasa aho watangiriye. okay Oya, buri hari gihe- itandukaniro yego nyine ariko nubege bihinduka ariko ngiye ibyo nshaka ntago ari ibingibi ni ukuvuga ngo byanze bikunze ngenda cyari gutangira ariko hari iterambere ufite bitandukanye no kuba hari imbere. vision hari vision Okay. ndimo ndabona sibyo Reka hari nkwereke vision nk'urugero urabona igihe wakoreraga umuntu wakoreraga amafaranga yawe yo kurya Shema. yeah Igihe watangiraga kwikorera wakoraga wenyine wenda ufite n'undi muntu ugufasha umwe. yeah Uyu munsi ushobora kuba ufite abakozi barenze umwe ndabeshyara aho turi 10 hano. Bravo. Yes. hanyuma ubwo ngubwo hari ubwo bigisa n'ibya mbere. no nibyo ndimo ndakubwira aho bigeze ubu ngubu nanjye ndimo ndabona future ko ari nziza ku kazi kanjye sibyo ndimo ndabona ko nyuma y'imyaka 5 nyuma y'imyaka 10 bizaba ari ibindi ya ariko mbere mbitangira ntago nabibonaga. Yes. Shema hari twatangiye tuvuga ku bihuha. Nibihe bihuha twabyumvishe nk'ibihuha ariko bikaba ari ukuri. Nari maze kubikubwira na bimwe. Hari igihe cyo kuvuga ngo tatu itera kanseri, tatu ishobora gutuma udatanga amaraso, tatu ishobora kuguteza ibibazo runaka. Nicyo bivugaho. Ibyo byose ni ibihuha biri mu Banyarwanda n'ahandi hantu biba sibyo kuko nitwe twifata umuco wacu ugenda uzamo ibindi bintu twe tutamenyereye tutazi iby'abandi so kubyakira biratugora cyane. Urumva kugenda tunyine kwakira icyo kintu kije ari gishyashya biratugora. Reka wenda nse nkutandukira gatoya uribuka ibintu byo kwambara amapantaro ku badamu biza kwisiga ibintu ku munwa mu maso uribuka biza gusiga inzara bavuga ko ari ibintu by'indaya sibyo babona wadefirije kuvuga ngo iyo product ikorwa ngo mu mitwe y'impinja bahondahonze urabizi byaravuzwe kera sibyo ariko ntago byago ariko kuri ntago umudamu wambaye ipantaro ari indaya ntago umudamu wateye inzara ari indaya ntago umuntu isize ibintu ku munwa w'umukobwa yicuruza sibyo twaje kubyakira nyuma tubona ko nta kintu bitwaye dusanga na tatuwaje ibintu bya tatu ntago birakirwa neza biracyarimo utuntu ntago nyine birakirwa neza so uko kutakirwa neza urumva ko habakirimo ingorane umuntu ayifata nyine ibintu bijari bishyashya urumva ni by'abazungu n'ibyiki atakubwira ngo biri mu mubiri urumva ngo ntago uri umuntu nyine ngo azarwara kanseri ngo ntago yatanga amaraso ni liquide ibi nabyo bijya ku mubiri biri liquide kuki bitagenda n'amaraso ko ni amaraso aba ari kumuvinga mu mubiri itimize ko nta hantu bihuye n'amaraso nubwo byivanze n'amaraso sibyo amaraso ni liquide abatembera mu mubiri abagenda kuki si ibingibi bigumaho hano gutya sibyo ese abantu bose ku isi bicwa na kanseri hari ubushakashatsi bigeze bukorwa bavuga ngo umuntu yishwe na kanseri ya tatu cyangwa se kanseri iterwa n'iki kanseri uzi ikintu kizitera tuvuga kanseri y'ibere aho uzi ikintu kiyitera none se kuki se wumva ko tatu ngitera kanseri mu gihe ibindi byananiranye kuba bamenye ikintu cyatera kanseri ubu none tatu nibwo byoroshye. Iyo ni imyumvire y'abantu nta bushakashatsi bwakozwe. Okay uze kuza kujya kuri website ya OMS sinshaka wenda kuvuga ibintu byinshi kugira ngo nataza kubona ndimo rataka akazi ibiki n'ibiki kuri OMS biriho urumva ugiyeho ukore search wandikemo tatu ibiki byose barabikwereka byose barabikuzanira ikintu bari bikubwira ngo uzirinde gukoreshwaho cyangwa se gukoresha ibikoresho byakoreshejwe n'undi muntu uzandura ushobora kwandura hepatite amasida kubera mukoresha udushinge. Yes urumva niyo mpamvu abakiriya banyine bashaka kuba bagubuhamya iyo ngiye gukorera umukiriya nta nubwo anabinsaba ni ibintu ngiye birimo kuri ngewe mwereka ibyo ngiye kumukoresha mbere yuko mbifungura abifungura we areba sibyo mu gihe abantu ushobora gusanga yamaze gukorera umuntu wenda we ririyozo rahavuye Shema araje atamukoresha ku byo yakoresheje kuko boro birahenda sana birahenda kugira ngo ujye kubona umujene nyine tupfa kwigondera ibino bikoresho buri mukira akaba afite iki biravuna cyane n'urugendo biravuna kabisa so nyine umujene na kantu koroshye cyane ku buryo bagahinduranya cyane rero umujene ubikora okay ntago namubleminga biterwa n'ubushobozi urumva ariko none sibyo ibyo nibyo ashaka kuba byagutera ibyo bibazo byose ugiye uwo muntu adafite ubushobozi Shema atabasha guhindura izo nshinge
hari ubundi buryo afite bwo gukoramo kugira ngo Nta bitaza bundi guteza buryo, ikibazo. nta bundi buryo urumva, nta byo kujya kwiranja ngo uroza ibikoresho ngo urabiteka, never. Sibyo, uri ku buzima bw'umuntu, ntabwo uzi umuntu umaze gukorera ngo afite ibihe bibazo, sibyo. So ntihakaze nyine ibyo gukunda amafaranga cyane ngo akazi kacu tugashyire mu byago, kuko urumva ushaka kumukorera iki kintu ejo akagenda cyangwa se agahura n'ibibazo, leta ntabwo izakureba neza, sibyo. So ugomba rero kuba perfect mu byo ukora, apana na bino bya tatu, akazi kawe kose ka buri munsi ugomba kuba uri perfect muri ko. Yeah. Hanyuma hari tatuwaje urabona byatangiye twiyandikaho ku mubiri, dushushanya ku mubiri, ariko ibintu byageze ku rundi rwego. Mwishinya bashyiramo ubwongo, yibashyiramo tatuwaje. Nyine ibyo nakubwiye, umuntu arimo kwaguka cyane, sibyo. Ntabwo ari tatu gusa, murabona bibagisha ngo amada, bibagisha ngo ibibuno, bibagisha ngo amabere, nyine ibintu byarahindutse, sibyo. Generation turimo cyangwa se igihe turimo, ikinyejana turimo niko kimeze. Nta muntu urakorera akahura n'ikibazo kimeze gute ubwo wenda akagira nka allergie cyangwa ufite uburyo ubanza ukabapima ukamenya ngo umubiri w'umuntu. ngo ibyo boro byose biterwa n'umwanda, sibyo, cyangwa se byaterwa n'umwanda. Ibyanjye si ukwitaka, si ukugira gute, urumva abantu babizi baza kubyandika muri comment, nyine aba ari isuku gusa. Urabibona ukuntu hasi, ntabwo ari ukwiranja, kuko ntabwo nkunda ubuzima bwo kwiranja ngewe. Ikintu kidakunda ndakireka, cyazakunda nkabona kugikora. Shema, ninde muntu utemerewe gutera tatuwaje? Nta n'umwe byemerewe. Nta n'umwe. Kuvuga ngo umuntu utemerewe gutera tatuwaje ubundi umuntu urimo kugendera mu kigare, sibyo. Bonyeho umuntu tatu cyangwa se ukunda kubira kuba star runaka, umuntu tatu nazi ngo isobanura iki, nazi ngo niyo mpamvu umuntu ayishyizeho. Nanjye mu kiro tatu ni history message na okay, wenda dufata ibyo ngibyo na mateka cyangwa se ni message ushaka gutanga. None uravuze ngo tatu ni message na history yawe cyangwa se ifite ibindi bintu muhuriraho. Hanyuma tatuwaje yo mu menyo buri ifite ihe message? Ibyo ngibyo ubona nanjye niko nabibonye, nongera nubwo nabikora ibyo ngibyo, sibyo. Ibyo bigo byo mu mashinya n'ibiki uko bibona no mu ngoye izo ndazikora ewan cyane, ariko ibyo none ngo izikora ihe message ni makeup. Okay, it's a part of beauty. Hanyuma mu mushinyira mwe ntabwo ikora, ntabwo mbizi, sinzi ngo binakorwa gute, nyine uko ubibona nanjye niko ariko ukibona abantu bazifite. Okay, hanyuma rero Shema umaze gukorera abantu benshi cyane cyane abastar. Ubwo no muri entertainment turakubaramo nawe urimo, kuko urubwe mu bacu. Okay, nta kibazo, reka mbyakire gutyo. Reka noneho tumenye ngo ukorera abantu benshi, nta muntu urakorera akakugora. Kugora akazi kose ntabwo bihora bimeze neza, habamo ama ups and down, bibaho cyane, ariko ntabwo aba ari big deal. Nyine mbasha kubihandura, nicyo bita experience mu kazi. Ibyo iyo uhuye nabyo ubasha kubikemura gute ya? Ubikemura ute nyine uhuye nabyo? Nyine biterwa n'ikibazo cyabayemo. Hanyuma uhuye n'umuntu, urabona ko wambwiye ko ukorera abantu batandukanye. Sinzi niba habaho kuganira n'umuntu mbere yo kumukorera, ariko wenda biramutse umuntu aza kubwira ati genda shaka tatuwaje ukamukorera, mu gihe umuntu yayikoresheje akagenda atari yafashe umwanzuro cyangwa yagendeye muri cya kigare, akagaruka akubwira ati shaka uburyo yikuraho, byari byaba? Birakunda. Iriya mashini nikikora. Iyihe? Iriya mashini irariye. Iyi ngiyi? Yego. Iriya ikuraho tatu. Nyine byari byaba umuntu akagenda agatagaruka akavuga ati rwose yikureho. Ntago hano byahabaye gusa ejo bundi ndakeka twakiriye umuntu wakoresheje ahandi tatu ushaka kuyikuraho ikiri nshyashya, itari yamara n'umunsi umwe, iminsi nk'ibiri gutyo. Ntabwo bibabaza se? Of course birababaza. Ariko nyine ukora ikintu abashaka arabikora. Ese Shema, gutera tatu biterwa n'urushinge, kuyikuraho noneho byo bikorwa bite? Laser urayizi? Laser irasiba ibikubita umuriro ariko uhanagura uvanaho.
So abantu bajya kuri Instagram yanjye hariho akavido barasaba kabona ndimo ndakuraho umuntu utatu mu mugongo. Baba we yafashe uhe mwanzuro uwo muntu muganiriye nyuma yo kwikuyeho ayishakaga maze kwirambirwa iki ashaka kwikuraho. Okay, nuvuga ngo hari tatu ziva, hari abantu batubwiye ngo hari tatu zivaho n'izitavaho. Ubwo zitavaho zimeze gute, zivaho zimeze hari abantu ari ibintu abantu bibiri bibacanga uvuga ngo tatu ivaho n'itavaho. Yumva ko nayishyiraho y'ubwayi zikuraho igihe runaka. No, ntago yikuraho nyine uko uburyo yakozwe kugira ngo ijyeho, hari n'ubundi buryo bukorwa kugira ngo iveho. Cyuko zizatiro zo nizo zikuraho bitewe na garanti. Ego ku mwaka umwe kugera ku myaka 5 uhitamo. Banga nimba bahisemo mu mwaka umwe urangira nta kintu kikiriho. Sibyo, ariko izindi zo ni permanent kugira ngo iveho hari ubundi buryo bukoreshwa. Shema mise nibaza ikibazo izo zo mu ngo yuvuga ngo hari izimara umwaka 2 3 ntago ibitsike biba bimera biriho n'ubundi bawe pia bisanzwe nko wajya gukora makeup bakagusigatiro ukepio two munsi bisanzwe. Okay, merci beaucoup. Reka twigire rero muri nozi. Iyo urebye entertainment yo mu Rwanda rero Shema. Kubera yibamo uyibarizwamo ukorera n'abastari benshi batandukanye. Hanyuma iyo uri kureba ahantu ubona bigeze ubibona gute? Nge ntago mbibona mu nzira mbi nkuko abantu bose bamora bibona ngo byacitse ngo byagize gute. Showbiz ni kimera. Entertainment igiye kuryoha nta ntambara itagira akajorite. Nyine ntambara n'ahandi ntambara zira ntago ari mu Rwanda gusa. Ntago ari mu Rwanda abantu bafitanye ibibazo gutya, ntago ari mu Rwanda abantu baraburizanya gutya, sibyo? Ntago ari mu Rwanda abastari baho bashwana, no. Biri kwisi hose. Sibyo, showbiz cyangwa se entertainment ni kwimera. Urumva nta byacitse byabaye. Ikindi nuko nyine abantu bikwita ku bintu murabona mu mihanda cyangwa se ku social media ngo bikure byegereza umutima nkuko ariko kuri. Sibyo? 90% episode saba ari sawa. Ari ama episode nyine yego barayakora. Sibyo? Ese kuki izo arimo kuzoma episode kuki adashaka gukora full video? Inkuru yose ngo ayiduhe. Sibyo? Ubaye gaduze gagare tipe yaravuze ejo wudi ngo abantu butwohereza ama video mujye muduha quality muduhe HD. Urumva footage zose baziduye bajya bareke kujya ku editing inkuru nimba ko inkuru wayifashe, sibyo? Izo video bafite zose baziteranyirize hamwe duhe kuko nibyo batugeneye. Sibyo? Sibyo? Namambe kuziduha igice. Namambu nagabari. Njubambariye koko kandi uziko ribu muri no minsi yahagurutse abantu basharing ama video abantu bayafite. Abantu muyasa cyo kora reka mabwizo. Video i Kigali zabaye video. Hano hajemo n'abayobozi. Ntabwo tubizi ko ari we wenda no umuntu beditinze. Kuki se ariwe beditinze? Oya ushobora gusanga ari umuntu basa. Shema ushobora gusanga ari umuntu basa ntitubyizere. Ariko hari ikintu kimwe umuntu ejo yambwiye. Yarambwiye ngo buri muntu wese mu buzima bamo after behind the story. Hari amabi yawe tutazi Shema. Menshi cyane. No kuvuga ngo agiye hanze tukayabona twahita tubona umuntu. Wemera yuko sibyo kugira ngo ajye kujya hanze. Tubigira mu ruhare rwa 80% kugira ngo asohoke. Ibanga ni ryawe. Ugiye kubwira umuntu ngo ibintu ngubwiye ko ngo nibanga nzogira umuzayibwira. Kuki se we bikuvuyemo? Kuki iyo video uyihaye kanaka cyangwa se kuki yafashwe tuvuge nimba afate muri telefone cyangwa yawe cyangwa se kuki wabyemeye? Se Shema ushyigikira abantu bakundana kugeza ubwo bafatana ama video. Uburenganzira bwabo birabareba. Niba rero bibareba niba bigumane bo ubwabo twebwe ntabwo society. Niba bashaka kubiduha natwe tuzabifata. Tubote, tubumve, tubaseke, tubishimire ibiki birangire. Hari umuntu ninjoro wambwiye ngo kubona ngo video ya DJ Sonia ngo biramubabaje kuko ngo yari inshuti yanjye. Ndamubwiye nti subu wowe inshuti cyangwa inshuti y'uwo muntu. Bose ni inshuti muri make. None se ubu ngubu babagiye kwita batandukana ko bagiye kwangana kubera ko nyine urumva byamubabaje nk'inshuti. Byamubabaje nk'inshuti. Ntabwo rero uwo ntabwo ari inshuti ya Sonia. Inshuti mubana mu byago no mu byiza. Ageze mu byagira muhunzi ariko mu byiza mu guseka zaba hari. Oya ashobora kuba atamuhunze ahubwo yarimo kuvuga ati
ukuntu yari inshuti yanjye none nyine ukuntu yari inshuti yanjye ntabwo akiri inshuti yanjye kuko yakoze ibyo ngibyo cyangwa se ko ibyo ngibyo byamubayeho sibyo uranga inshuti yawe ahantu bazaba bari kukuvuga udahari yo ihari izakurwanira ishyaka izakuvuganira ariko niza wowe ku giti cyawe muri kumwe muserere sibyo ikubwiza ukuri iyo niyo nshuti yawe apana ya indi zaza baba bari kukuvuga mu bantu sibyo nayo ngo igiteramo akantu nizi kubwete umwana mwiza yaba ari indyarya mbi cyane akose shema ni akabazo gatoya nyine it's just like ukundanye n'umuntu mukundana mukifata akavideo ntabwo bishoboka nyine uretse kuvuga ko utararenga aho nyine ibindi biraza biri extra reka nkomeze ugahita ubona abantu bari gusharinga video yawe sheba ari iyawe ubizi neza ko iyo video ari iyawe ukabona yibonye ko ari iyawe wakora iki igihe nemera kwifatwa igihe nemereye kwifatwa icyatumye nemera kwifatwa kizatuma nakira yuko yasohotse natangiye nkubwira ko tubigiramo uruhare sibyo rwa 80%. Indi 20% igirwa uruhare n'umuntu wayisohoye sibyo ashatse yayisohora cyangwa se ntayisohore arayifite arayikoresha icyo ashaka ahubwo wowe yakuvuyeho gute ese yagiye gufatwa gute ntago umuntu wayisohora ari waje kuyigufata ndashaka kumenya yasohotse utaruzi yuko ntegetswe kugira gute kubyakira kuko nta kindi kintu mfite ndi bubihindureho sindi bujya muri telefone zanyu ngo ngiye kuzisiba waza ukatubwira uti ngiye ariko video yafashwe mbishaka yego nabonye abyishimiye arimo kuvuga ngo bazane izindi video ariko ikintu utazi izo video yego ziraza ubyishimiye cyangwa se utugaragarize ko ntacyo bigutwaye kuri uwo mutima ku mutima wawe uzukuri uzi intambara urimo guhura nazo sibyo ibyo wakwigira byose ngo nta kintu ngo bikubwiye ngo ibiki n'ibiki ngo n'izindi video bazizane yego ziraza sibyo bagiye bamfasha nyine bagiye bazituha tuzirebe sibyo uyu munsi urimo kumva ko nta ribi sibyo abantu yaba izo nshuti zawe zindi cyageze muzavuga nta birenze wowe ihangana nta kintu cyabaye nyuma y'imyaka 10 uzambwira izo stories zararangiye oya hari akantu abanyarwanda bagira bakunda kuvuga ngo umva ngo kandi ubazi ko twabyibagiwe that's the point navugaga reba video abantu batangiye gupostinga ngwino ndebe n'umugabo we Sabrina ko akoresha ikiganiro ya kera si ya kera hari umuntu ugeze ayigarura oya nebyiri hari ya mbere ngwino ndebe bari kuvuga kanze nyipereke gatoya aryo biri hehera yarari kuvuga ngo umugabo ngo mugasambana urumva ariko ngo ntago mvuze Sabe mu byukuri icyo gihe ushaka gusanga nta kintu cyagihari hagati ye na Sabe nubwo ntazi ko hari igihari sindi umuhamya wo kubihamya sibyo ariko kuko uyu munsi wenda byagarutse barimo kuvuga we na Sabe ibiki n'ibiki abantu bibutse iki bya bintu byavuze bibutse ya speech bazayizana kandi ntago uzayihunga sibyo izo video urimo gusaba uyu munsi ngo bazigarure hari iyi ngiyi kandi yarari kumwe n'umugabo we hano kanze aje wumve Sabari kumubaza ngo yataye kumbona ntayo wambaye wayishyize witaye ejo bundi usigara nyisezerano gusa ndi ku Gisenyi ndayita mu mazi hanyuma agomba nyine mbere niko kuba umugabo bigenda agomba guhita ashyiramo indi nyine ya fiançaye igomba guhora yamubujije kugura hariyo nshaka yindi nihorere nzamurangira rero yagura oya nyamara yego akibaza hanyuma nyine tajya process z'ubukwe gutyo hari kukumvisha gatoya urumva Sabe yaramubwiye ngo azongera ashiremo indi mpeta umukobwa arabihakana aravuga ngo oya ngo ninjye namwangiye ngo naramwangiye ngo azagira gute azashake niba ari hari yashaka ako nyuma Sabe avuze ngo azamurangira arabyemera nese kuki utarimo kumva ko ari inama yaramugiriye cyangwa se yaramubwiye akantu keza ko azayimurangiriye indi
kuki Areke amurangire indi kandi hari indi umukobwa yifuza yahisemo ese umuntu ntago yakugira inama ubu ntago azi si yashaka iyo yashakaga arayizi kubera iki ntago nta muntu urakubwira ikintu muhindura ibitekerezo byawe cyangwa ikintu washaka ntago biraba dukomeze we rero byamubayeho urumva nk'izo video zimwe zagaruka uyu munsi bitewe na saga ihari ya Sabe sibyo ejo nawe izo video zawe zizagaruka indi saga izaza izatwibutsa bya bindi byawe sibyo bya bindi wavuze ejo ushobora kuzisanga wabaye mu depite cyangwa se ushaka kujya kwiyamaza kwa badepite cyangwa se mu bindi bintu urumva za video ya magambo wavuze hari akandi ngaka wumve no kuryamana n'umugabo ntabwo mvuze Sabra ushaka kuvuga umugabo uwo ari we wese ni ngewe uri kuvuga ushaka kuryamana n'umugore uwo ari we wese si bite utamurebye no mu maso mwamara kumara ibyo mu bwacu ku mugore wanjye arampamagaye ubushatse kuvuga ko abagabo dukozwe mu irari se rimwe se reka we ntawagutwara umugabo urumva gutwara iyi speech yakoze ukuntu asoza avuga ngo umugabo we ngo ni umuntu mukuru n'iki utabumva ko ka respect ku mugabo wari ikibazo ariko wenda twe kubitindaho kuko ntibitureba sinumvise abantu baratandukanyira cyangwa bari muri process zo gutandukana batandukanyijwe n'iki Shema ntabwo mbizi ngere byose ko mibona imihanda ubu umuntu ajya biravugwa ni ukuvuga ngo icyaba cyose niba koko ibyo bivugwa ari byo ko yamuciye inyuma umuntu niba mutaratandukana buretse hari facts z'umugabo zihari cyangwa se kuvuga ngo umugabo arimo arabyemeza ko ibyo bintu byabaye umugabo wese umugabo ubona akunda ibintu bya social media ariko ukunda kumubona none se kuki mumama mutekereza mumureke sibyo mumureke kabisa ndimo ndasaba abantu kureka iriya famille babareke sibyo ibyo bahuye nabyo nibo murashaka iki ariko iyo umuntu ari umusitari isiramwota da cyamubaho cyose kuki zigomba kumwota ni ukubera yuko ariho aba niho atuye nta bundi buryo se bashaka kumugeraho batamwose Shema kuva twarakumenye ikizaba cyose tuzakimenya kereka icyo uzahisha burundu kandi icyo uzahisha nacyo tukakimenya nyuma y'igihe tuzicara tukivugeho nubwo cyaba kimaze imyaka 10 cyarabaye kubera ko nyine waje mu isi yo kumenywa rago nkubeshya shamana yayi sureba abantu sose bose barimo gukundana ba Sabe bayago bandi bose nuko ibyabo twabimenye sibyo cyangwa se nuko ibyabo byagiye hanze wowe urimo gusakuza ku social media ari gukora ama comment yo kubatuka ibyo ukora urabizi uwuriwe uramuzi sibyo nawe agiye hanze ibyo ukora urabizi byose kuva mu gitondo kujya nijoro uryamye usinziriye umunsi wawe ibyo ukora urabizi sibyo rero ukumva ngo Sabe ngo byagenze ngo kuriya ukumva ngo yago ngo bimeze ngo gutya usare uzi ikintu kigutegereje wowe muri field ya uzi ikintu kigutegereje tubareke kazi tuba amahoro buri muntu agira intambara ze wowe ryo mfite intambara urimo kurwana nazo uyu munsi tutazi twebwe ariko zo muzigiye hanze bindi yes sure. Ariko tureka abantu kabisa tureka abantu amahoro tubareke nk'ubu okay ambwiye ko umugabo wamwino ndebe adakunda ibintu bya social media nse kuki arimo kuzanwamo none sikari kiri kuvuga ari abantu nyine bari kuvuga bareke kufatira imyanzuro Shema ibintu by'ubusesenguzi mu Rwanda bifata gute nindi gusesengura se abantu bose babaye abasesenguzi ari gusesengura ku kinazi doyino nanjye ntago mbise urimo kubona umuntu urimo gusesengura ku muziki ntazi uko gitari ifatwa sibyo ntazi piano bafata inota gute urumva ntazi ngo bandika indirimbo gute ariko akabambira kuvuga ko iyo ndirimbo ari mbi sibyo akabambira kuvuga ko iyo video cyangwa se ayo mashusho ari mabi kuri telefone ye yaguze 15 cyangwa se bingahe sibyo utarimo kugerageza kugira ikindi we atagerageza gukora ibyo ngibyo ariko ni umwinfluencer of course arumva ibintu mu biki uwo kwinfluencinga mu biki zina kwa kwinfluencinga mu bintu byiza na amatiku ni agomba kudutunga se na mpamvu sibyo nta mpamvu kabisa ariko amatiku agaburiye benshi muri iki gihugu you know that
urabizi cyane azakugaburira uyu munsi ariko ejo ntabwo bizaramba. Uzi icyo bita kwiteranya cyangwa se kwisibira amayira. Urumva ushaka kubikora uyu munsi wumva ko nta ribi watwitse umuntu wamuvuze ejo muzahura umukeneye. None ikintu gitangaje nuko isi nimba ari isi cyangwa se Kigali yacu ni akazero. Urahemukira umuntu uyu munsi mugahurira imbere. Urumva icyo uvuga ni umukeneye yari agukeneye ntakubone ahubwo ukamuhemukira. Sibyo? Baravuga ngo ntagahora gahanze. Ubuzima ni gutya kongera bukagaruka kazamuka bukamanuka. Sibyo? Hahandi byizengurukiyeho kuri runaka nawe bizahagusanga. Tubuza Shema twigarukire muri tatuwaje. Enzi ko twavuye bajya batera tatuwaje kuri sex kuri ku gitsina. Shana ngo bibaho. Abantu se ko tujya tubona bazifite ukuntu kubibono hafi y'ukuntu ndi kubaza hafi naho nta muntu azava akubwira ngo ayishaka se aho ngaho. Shabana bose ndakeka ko abantu barimo kurira kino kiganiro ari abantu bakuru. Sibyo? Muzi ko ibice by'umuntu muzi kuntu bitera ari ibyo byibanga ari ibyo muzi kuntu biteye muzi n'uburyo bikoramo. Sibyo? Niki gishoboka kuba cyagutera kujya guteraho tatu. Njye nabikubwiye bwa mbere ntangira tatu ni message. Urumva ni histoire ni umuco ni iki. Sibyo? Ese message irimo aho ngaho ni irabari yihe abayitera kwibereza nta kibazo kirimo. Nyine ibyo byose ndimo ndibaza. Sibyo? Erega nibavuga ko ibere ntumve ngo ni kuri ryo wari ifite rifatori kandi hano mbere kujya gukiraho inshinge. So hari icyo bita hafi yaryo cyangwa se hejuru ku ruhande ibyo apanaho. Sibyo? Bishobora kuba wenda byana basimbize. Okay, so Shema Tattoo wakoze cyane kutuganiriza kuri bise nibaza ukuyeho kuba witerera tatu. Na yindi mpano ugira. Ara ukuntu umuntu afite akantu k'impano sanga ko kuririmba kugira gute. Rero ngiye ikintu nzi ko nshoboye kurusha ibindi ni icyakunze. Twatanye bikuye ko nakoze ibintu byinshi cyangwa se nakuze nkunda ibintu byinshi tigeze bikunda byo. Sibyo? So rero icyo ngicyo cyakunze nicyo nshoboye kurusha ibindi byose bibaho. Wow, that's great. Hataza kuza kubaho umwuga wa tattoo Shema nawo buhari. Sinzi nyine sinzi ikindi kintu cyari iyi niyo sahane Imana yari yaranteguriye. Urumva nicyo kintu yampaye ni impano yampaye na yindi. Yeah. Okay, that's great. Ni byiza cyane. Hanyuma rero iyi bayita Saneza TV show. Ubwo umuntu ushaka no gusa neza ajya no kwiteza ka tatuwaje. Ibiciro bihagaze gute Shema? Biterwa na serivisi ushaka. Naguhenda. Nabikubwiye ngo biterwa. Umwanjye nshaka tatu hano ku muntu. Nyine iyo tatu byaterwa n'iyariyo. Noneho bigira ukuntu bingana. Ntago ari rusange cyangwa se bihera ku biciro bingaye kuzamura. Nabikubwiye biterwa n'ikintu ugiye gukora wowe. Sibyo nk'ubu ushaka kumaza ngo kubaka inzu bisaba amafaranga angahe? Minimum. Nyine akuranye ushaka kubaza ati kubaka inzu bisaba minimum y'amafaranga angahe? Ntago utumbaze ngo iyo nzu ni iyihe? Na tatu nayo mtangoza tatu ni iyihe? Okay, hari izo gushushanya hari n'izo kwandika. Nyine zimeze gute gushushanya ikirimo kwandika iki? Ubuse kuri kungora ngiye tatuwaje nanjye urimo kungora sasa. Urumva washaka ko wari gutumbwira uti kwandika biterwa niba ngiye nko kwandika iki kwa n'urugero umuntu bizi cyane Abanyarwanda kuntu tumera dusubiza mu bibazo sibyo? Kamera igura ngahe? Kamera niba wenda ushaka kamera wenda ifite wenda lens zingana gutya aba hari igiciro cyagenwe cyayo. Ngiye mbwira ndashaka nyine uyiteganya mbwira igiciro cya kamera igura ngahe? Wenda ntabwo ndashaka kugura kamera sibyo? Igitekerezo cyo kugura kamera wowe ufite kamera nziza uhera muri 1M and 200 kuzamura nyine oya musubwo ngo nyine ndashaka nyine umbwire amafaranga na twara mu iduka kugira ngo bampe kamera sibyo? Nanjye ndahita ngusubiza amafaranga wazana kugira ngo mukorere tatu. Yes uzi impamvu ngubajije gutyo reka no kukugora sibyo? Urumva birakugoye kunsubiza ngo kamera igura ngahe kandi urayifite sibyo? Birakugoye
so ariko nakubwiye at least nundeba igiciro nundeba cy'ikindi. yes nundeba asanga afite tatu nyinshi ntago ariko zose zihuza amafaranga cyangwa se ibiciro sibyo nawe ubiterwa n'akazi ugiye gukora akariko sibyo nyine okay habasamo kumvikana turumvikana turapatana Okay. yeah Wakoze cyane rero kuza kuri iyi sane kwitabira utumire wakoze kutwakira hano hantu twakoreye ni muri Shama 3 hano mu mujyi sha nanjye nishimye mwakoze rumva kandi ni karibu anytime mujye muza zagaruka nanjye nje guteresha hari abantu batinya guteresha 3 watubwira iki no kuvuga ngo kandi tukaba tuzikunda shawe hari ikintu ukeneye kubanza kumenya sibyo okay urazikunda nibyo nta kibazo n'umuntu ubikubujije ariko banza ubimenye sibyo aho gutwarwa n'amarangamutima cyangwa iki banza umenye 3 ese niyo mpamvu ugiye kuyishyiraho sibyo ese nyuma yo kuyishyiraho nyine urabikunze ni ibyawe cyangwa ni ibintu ubonanye abandi bantu tuzi abantu bajya bavuga se ngo abantu bafite tatuwaje ngo n'utudirede ngo baba ari ibirara ngo ngo baba bambaye nk'uduherena nk'ukomeze Shema nta muntu wakwizera nta muntu nyine uramushaka kubona ko ndisira ariko kandi nta koko muntu wakugirira icyizere aba usanga bavuga ibyo ibintu bavuga bari ibyo nyine tungu dufite tudiredi twambaye amaherena turutubwa bakikubona bahita bavuga bati ya nta mugore yashaka pe Shema se ubundi ubona bazashaka njyewe kubera iki se ngiye turi kukubaza aho ntago mbizi girlfriend. ariko igihe wenda ubwo nikigera ufite girlfriend ufite umuntu nyine mukundana nibanga oya tubwiye iyo arahari cyane ubu waremera wabwiye ko ukunda wa Nyabugogo bose bose bumva ko ari bo none se hari ikibazo ubwo mwari nka 5 bose bariyumvisha none se ahubwo bibaye byiza umuntu yakunda abantu bose yakunda abantu benshi akunda ikintu mvuze gitandukanye n'ibyo uri gushaka gusesengura ndimo ndavuga ngo ufite umukunzi ese Shema yakubwiye ko agukunda kubwa ko yagukundiye iki ambwira ko yankundiye iki sha zose abarirenge mwana kuko uzi impamvu nkubwiye gutyo mani ibyo ni ibintu birangira iriyo reka nkubwire sureba bino bintu by'inkundo none se umuntu ajya kukwanga se kubera iki bya bindi se biba bitagihari cyangwa icyo gukunda kiba kitagihari sibyo zira nyine ni injuga dukora kugira ngo turyoshye n'ubuzima bwacu nta kindi mani kugira ngo ubuzima bunakomeze ndagukunda kuruta uko ifi ikunda amazi ibyo se biracyabaho iyo mitoma ntabwo bakibitera nyine iyo mitoma yahindutse mu bindi sibyo yahindutse wenda muri iPhone urumva ihinduka kuri Yego Kabu ariko ya mitoma sibyo so yeno ko mbyumva okay hanyuma reka duhite twibaza sibyo Shema ubona ugiye guhitamo umugore wahitamo umugore umeze gute icyo gihe ntabwo cyari cyagera sibyo ariko ufite inzozi kuko uri umuntu mukuru Shema urakuze nyine kuba ndakuze ndanashaje sibyo ibyo gusaza ntabwo tubivuze urakuze urumva ndakuze pe binahagije urumva kubera umugore kabisa mukabana inshuti yanjye apana ngo turakundana inshuti yanjye tutaragira ku rwego rwo kuba turi inshuti dukundana gusa ariko tutari inshuti sinshaka kuba nabana nawe urumva umuntu w'inshuti yawe numeze gute umuntu w'inshuti yawe niwa muntu nakwita ko ari nka kopi yawe sibyo nahireka mbi twavugaga ku bya Sonia ku nshuti ze ngo zitakira inshuti ze kubitewe n'ibyasohotse sibyo uwo muntu mugiye kubana gutyo atari inshuti nyine ari ubucuti bumeze gutyo nuramukuye n'ikibazo ntago azakurwanirira sibyo iyo bari gusezerana baravuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi abageza aya masezerano ni bakeya abantu bamanika ukuboko bakerekana mu kwaha abagezayo ayo masezerano ni bake sibyo so rero iyo mutari inshuti ku tuntu turaza urumva mani ntago bihari ari byiza twavuze babangi ndebe basabe bande bose niho hantu bitabatandukana mu kanya mbonye video ya Yago arimo gusaba umugore wa Sabe ko atagomba gusenya ku byabaye bitewe n'ibyo umugabo yakoze si nta muntu uzukuri kwabyo sibyo natuvuge nimba koko byabaye urumva ariko umugore wa Sabe ramutse atari inshuti na Sabe batandukana hahita haboshye
sibyo ariko niba bari inshuti nta kintu na kimwe kiza kuza guhinduka inshuti yawe nyine yahuye n'ibibazo muri busharinge kuko nimba ari inshuti yawe ubuzima bukomeze uri mu uhisuba nka muntu ngo harya sheri ngo urankunda ngo ambwiye kuzankundana n'ibyanjye byose ngo ubu rero ngo turatwite nyine se sibyo Kabita umugore hanze ngo ngiye rero ngo ubu njye nawe tufite umugore utwite ari umugore uri kubwira umugore we ari umugabo uri kubwira umugore we icyo gihe nibaza kuza kuba ari inshuti sibyo inshuti yakoze amakosa sibyo kuko ari inshuti y'amakosa nawe aramugiraho ingaruka urumva bagomba kubisharinga bakabihanduringa ku giti cyabo sibyo ariko iyo umuntu mutari inshuti nabikubwiye ntago bibaho ntago bikunda bisaba kugira ngo uwo muntu abe ari inshuti yawe njye umuntu twabana n'uwo nguwo utari inshuti yanjye ntago twabana ubwo rero umukobwa uri mu buzima bwa Shema ukaba uzi neza ko mutari inshuti ukuyemo akarenge ariko uwo muri inshuti komeza umufatirane ubundi ashobora kuzagira gutya akajya ikiribwe Shema abantu rero mwese mukurikiye Saneza TV show uyu munsi turimo turaganira na Shema Tatu hanyuma Shema hari abantu ngira ngo hari mu buzima bwabo bakora ibintu bikanga akavamo kabireka akavuga ngo give up gira inama bagira ubundi dusoza ikiganiro inama nabagira nimba ikintu cyanze ntago kizirika ako kanya sibyo giholdinga ahantu ni igitekerezo wagize sibyo umunsi wabonye ifumbire yacyo n'amazi yo kucyuhira uzazamure sibyo ariko ukizirikaho ukitari cyakunda ugenda ngo ufate ikintu nyine ukizirikeho wumve ngo ewana Imana itanga umugisha ku kintu ibintu twerekejeho amaboko ariko mu gihe bitarimo birakunda gerageza n'ibindi sibyo gerageza n'ibindi wenda ufite ibintu ukunda ikindi nabwira abantu uzagerageze gukora ikintu ukunze ukunda sibyo ibyo uzarwana nabyo byose uzabikora ariko urimo kubakira cya kintu ukunda ubwo ndimo ndavuga muri business sibyo business yikoze utayikunda ntago business zihora ari sawa sibyo ubura abakiriya ejo ukababona none mu cyagiye wababuze iyo utayikunze ushobora kwita ubivamo ukiruka kigendera sibyo bya ni byose bubatse ukagira gute ukabisenya urumva ariko iyo ukunze hari ukundi kuntu uyirwanirira hari ibitero biyitera ukitambika mu gihe ibindi bitero biyitera ukava mu nzira ukiruka sibyo kuko utayikunda ariko iyo ukunze ewana nuko kuntu bigenda thank you so much wakoze cyane abantu wese mukurikiye Saneza TV show ndagira ngo babwire ko tubakunda tubahoza ku mutima nkuko nayo babwiye mwibuke gukora subscribe share and comment kugira ngo mudashikwe n'ibigana twabateguriye umunsi ku munsi hanyuma rero mugire vuba musharinge cyane kugira ngo 100 tubyuzuze harabura iminsi bike cyane 10 tugeze turabura 10 ni 10 na bingahera 17 minsi iri imbere turabiserebura 17 byonyine twa tuntu twabananira mu cyumweru kimwe na courage ngenda ndakubira courage urumva merci urakoze cyane kabisa courage ariko ikindi uzirinde kwitambika mu matiko inama nakugira bigano byanjye bireba neza nyine ibyo ndimo ndakubwira impamvu mbikubwiye ndayizi uzabyirinde sibyo kuko ushaka kubikora umunsi nyine kuko ushaka gucuruza cyangwa ushaka gutwika kugira gute ariko ejo bikarangira ntago nakifuza ko channel yanjye bigenda gutyo nta muntu wifuza kumva nyine gerageza wowe n'abatumirwa bawe cyangwa se na societe yawe nyine mu b'inshuti kuko nabikubwiye mu bavandimwe nta matiko nta munyangire nta mpamvu rero ni MC Liliose muri kumwe umunsi ku munsi ubundi nyine duse neza ku mubiri duse neza mu mutwe banagwe n'akazi wemusinga mu birori byabo wa mugani no minsi sigangira akazi kenshi sinzi ko kwemusinga byakunda Shema kubera nsigaye nkora ubukerarugendo kubaka none mu bintu twagukundiye kurimo kubivamo natwe tuzakureka tuzigenda muzajya ibintu twagukundiye wakoraga kutakibikora kwemusinga gakeya umuntu ampamagaye nkaba mpari nabikora ariko abantu niba bazajya bashaka kumbona ndi kwemusinga bajye baza muri tour zanjye ejo bundi dufite tour yerekeza mu Kagera ku itariki 13 z'ukwa 10 niba ushaka nawe kubukinga nimero ni yindi ni 078 53 95 86 ni ukuvuga ngo wifuza kujyana natwe mu Kagera kuri ziriya tariki ntuzabure ni Liwise Tour and Travel ubwo rero
nawe utaha ciao ciao turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima Imana irabakunda nanjye nuko